ahwe noneho yapfuye, noneho yapfuye rwose, noneho yapfuye. Hari hashize amasegonda 105 n'amasegonda 120, bivuze ko ari amasaha 1752, bivuze ko ari iminsi 73, aribwo nafashwe n'uburwayi butunguranye. Gusa mbanje kubiseguraho inshuti zanjye kubwo kurwara simbamenyeshe, kandi mwari inshuti zanjye magara. Gusa nanjye sinjye nararwaye ndicecekera, bitewe nuko numvaga ko ndamutse mbabwiye ko ndwaye mwaza kundwaza mukantaho urwanyu, kandi nari nzi ko indwara ndwaye itazakira. Noneho yapfuye, noneho yapfuye. Kubw'agahinda kenshi n'umubabaro mpitsemo kwandika runo rwandiko ngira ngo mbasezere. Nanditse runo rwandiko n'ikiniga cyinshi, amarira menshi, kuko ndababaye cyane, ndababaye pe, kuko sinifuza kubasiga ngo mpfe ntya. Nabakundaga kandi iyi si nari nkikunze, ariko Imana yahisemo ko mpfa. Mbere na mbere mbanje gushimira abantu bose twabanye neza, abangiriye neza muri iyi si igoye, kandi nanjye niba hari abo nagiriye neza simbasabye ngiyo neza muzayinture, ahubwo namwe muzagirira abandi neza, kuko niryo somo nize muri ubu buzima. Nugira neza uzaba ukoze ikintu cy'ingenzi mu buzima. Twese tugize neza isi yacu yaba nziza. Nanone sinabura gusaba imbabazi abantu bose ntabereye mwiza, abo natutse, abo nahemukiye, abo nambuye, abo nabongamiye bose. Mumbabarire, mbasabye imbabazi. Nanze gupfa ntabasabye imbabazi, namwe mwihangane pe, mumbabarire. Noneho yapfuye, noneho yapfuye. Mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima rwose, mumbabarire. Nshuti zanjye, mbasize atari uko mbanze, kandi namwe ndabizi mwankundaga, ariko Imana yankunze kubarusha. Nabakunda cyane kandi nzabakumbura, gusa namwe nimunkumbura ntimuzababare. Noneho yapfuye, noneho yapfuye pe, ntimuzababare, kuko mbasigiye murumuna wanjye. Murumuna wanjye dufite imico imwe, dufite imigenzereze imwe, azababeraho ntari. Muzamwiyambaze, azabafasha muri buri kimwe, kuko ndamwizeye. Gusa ariko njye nta kundi, njyewe ndi mu bagenda, njye gukomezanya urugendo niyaduhanze. Nanone hari inshuti zanjye ntabashe gusura igihe nari ndi mu buzima, kubera ko zari kure cyane. Gusa namwe munyihangane pe, gusa namwe sinabura uwo mbasigira. Mbasigiye mama nkunda cyane, ndabizi azabansurira.
azabansurira, azabaganiriza rwose, ababwire uburyo nabatekerezagaho buri munsi. Akaba ariyo mpamvu mpisemo kumubasigira. Narabakunda cyane pe, narabakundaga, ariko Imana yankunze kurusha. Nanjye ubu nsezera sinishimye, mfite agahinda kenshi n'umubabaro, mfite intimba inshenguye umutima, kuko ngiye kuva kuri iyi si. Murabeho, ndagiye, ntimuzongera kumbona ukundi. Yari vakanse wanyu mukunda, abenshi mukunda kwita kiruhuko. Murumuna wanjye mbasigiye yitwa itangira ry'amashuri. Naho mama wanjye mbasigiye uzabasuriye imiryango n'imitasiyo. Mugira amahoro, muzagira akazi keza, muzagire n'amasomo meza. Abarimu mwese kabagereho, ejo ni akazi. Bye bye, turi kumwe. Yari itumye mubona Emmanuel mu ibanga rikomeye. Mbere na mbere ntibibagirwe gukora subscribe, comment, share ndetse na like. Ntamboneho kubamenyesha ko channel yahindutse. Cyari igitsimbanyi, ariko ubu ntikiri igitsimbanyi, ntikikiri igitsimbanyi. Ubu channel yitwa Umutagatifu TV. Mukore subscribe, comment, share ndetse na like, ubundi dukomeze turye isi. Nkuko mwanshigikiye, n'ubundi ndabizi ko mwanshigikira. Together we can fly. Peace, peace, peace.